ni kuwa kane umwaka wa 2024. Rulindo haravugwa umugabo wiyahuye amaze gutema umugore we. Ni ibintu bimaze iminsi bivugwa cyane mu muryango nyarwanda ndetse no muri Afurika muri rusange, aho ujya kumva umugore yatemye umugabo we cyangwa se umugabo ukumva yatemye umugore we n'abana be. Benshi bati aba bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se bati baba ari abarwayi bo mu mutwe bafite ikibazo bitandukanye. Uyu mwaka rero ari benshi bari kugenda basiga ubuzima, bari kugenda basiga ubuzima mu miryango imwe n'imwe itandukanye. Mu karere ka Rulindo rero umurenge wa Abuyoga, akagari ka Gitumba, mu mudugudu wa Gitaba, haravugwa inkuru y'umugabo watemye umugore we nawe agahita yiyahuza umutwe witwa lava. Ni ibintu bikomeje kuba bitera urujijo. Kuki umuryango nyarwanda abantu benshi bari kugenda bagira amacakubiri atandukanye ndetse n'inzangano zitandukanye ziri gutuma bamwe na bamwe mu bagize umuryango bari kugenda bavutswa ubuzima muri rusange? Ni ibintu bikomeje kugenda bigaragara ko bigaragara ko umuryango nyarwanda ndetse no muri Afurika muri rusange benshi bari kugenda bahatakariza ubuzima. Nyango neje ubundi mwumvishe mu gihugu cy'abaturanyi hariya mu gihugu cya Burundi, aho umugabo nawe yishe umugore we n'abana be, ndetse no muri Tanzania naho byarabaye, umugabo nawe yica umugore n'abana be. So ukumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Ikindi kandi amakuru agaragaza ubushakashatsi bugaragaza uburyo ki kabagabo nko mu Rwanda bashobora kuba bafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe biri hejuru, imibare iri hejuru cyane. Ibi byabaye rero kuri uyu wa kane tariki ya 5 Ukuboza mwaka wa 2024, aho umugabo witwa Munyengabire Auguste ufite imyaka 50 y'amavuko yatemye umugore witwa Muka Fureri Benadette w'imyaka 47 y'amavuko, aho yamutemye mu murima amusanze. Muritwa Eric Nshimimana. Komeza ukore subscribe ukoresha kubiganiro tukugezeho bya buri munsi. Nibikunda ujye ukora share ku makuru aba akugezeho atandukanye. Uri mu Rwanda mu turere 30 mu ntara zigeze kuri enye n'umujyi wa Kigali, mu gihugu cy'u Burundi Gonzi, Cibitoke, namwe muri za Bujumbura, Tanzania namwe ndabataje, Repubulika Demokarasi ya Kongo, abari Uganda, abari Kenya, Nairobi, mwese mbaye ikaze mu muryango mugari wa Bizarre TV Rwanda. Nibikunda kandi tuzagwa amateka yaranze isi, ibyegeranyo bitandukanye, ubuzima bw'isi, byose bijyanye na tekinoloji tuzabigwa. Komeza utege amatwi wumve akantu ku kandi umenye kandi wumve uhaye ikaze mu muryango mugari wa Bizarre TV Rwanda. Uyu mugabo rero yatemye umugore we ku gikanu cyane, mu maso cyangwa se muri face, mu mutwe ndetse no ku kaboko, ariko umugore we yahise afashwa ajyanwa mu bitaro bya Kinihira. N'ibitaro biri hariya mu karere ka Rulindo, uvuye hariya mu murenge wa Base cyangwa se biri mu murenge uvuye hariya kuri Base hariya Nyamugari, ukinjira nko mu bumoso bwawe, no kuvuga ngo uvuye hariya mu murenge wa Base nk'uri kugana mu mujyi wa Byumba hariya muri Gicumbi. Kinihira iri ku muhanda bumoso bwawe, urebye ku muhanda ku hafi n'icyapa hariya mu cyayi rwose hariya uvuye Nyamugari batubona inzira ijyana ku bitaro bya Kinihira. Munyengabire rero nawe bahise bajya kumureba ngo bamujyane abazwe ibyo yakoze, basanga aryamye mu murima yamaze kwiyahuza umuti witwa lava, ariko atapfuye nawe yahise agezwa ku kigo nderabuzima cya Buyoga. Maniramfashe rero Jean d'Amour, gitifu cyangwa se umuyobozi w'umurenge wa Buyoga, avuga ko byabaye. Yagize ati nibyo umugore yagiye kwa muganga, ubu ari ku bitaro bya Kinihira, umugabo nawe ari ku kigo nderabuzima ngo yagerageje kwiyahura, nyuma yo kubikora niyo twamwohereje kugira ngo nawe dukurikirane ubuzima bwe. Gitifu rero akomeza avuga ko uyu muryango wari usanzwe ubanye mu makimbirane, ari naho yaboneye umwanya wo gutanga ubutumwa
uko ihohoterwa iryo ari ryo ryose ritemewe kandi abantu bakwiriye kuryirinda, ndetse kandi abantu uko baturanye bajya batanga amakuru mu miryango ibanye nabi mu makimbirane atandukanye. Ibi rero uko bikomeza kugenda bitutumba, mwumvishe ko bamwe bari kugenda basiga ubuzima mu mpanuka, ari naho tukomeza kugenda dusaba n'abashoferi nabo gutwara ibinyabiziga muri iyi minsi neza, yaba abashoferi ba za moto, abashoferi b'imodoka zitandukanye, bose kuba bakora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko ubuzima bwa muntu bwagera imbere. Ejo bundi rero nanone mu karere ka Gicumbi naho mwumvishe umugore watemye umugabo we bamuziza impano, dore n'uyu nguyu nawo muri Rulindo, mwumvishe n'abandi batandukanye uko umuryango nyarwanda ukomeza kugenda worama. Wakibaduse niki kibiri inyuma, niki kiri gutuma abantu bari kugenda bicwa, cyangwa se niki kiri gutuma abantu bari kugenda bahasiga ubuzima muri rusange. Akenshi rero n'amakimbirane aho umugabo aba yarahohotewe ntavuge, cyangwa se umugore agahohoterwa ntavuge, none uko kutavuga bigatuma rero nk'umugabo yifatira umwanzuro ati ndagutema nkwice ngukureho, cyangwa se umugore ati nubwo ntabashe kubivuga, ikibazo kikagenda kikabyimba mu mutwe, cyangwa se kikaba kinjira mu ndiba y'ubwonko, agahita afata umwanzuro wo kuvuga ati reka nkwigicire n'ubundi nkukureho. Nitwa Eric Nshimimana, nayindi neguza nawe utaha. Ukomeze ko subscribe ukoresha kwigana tukugezaho bya buri munsi, nawe utaha.